Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data bakundwa, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Jean Pierre Mutuyemungu, umubwiriza butumwa bwiza. Nongeye kunezezwa no kubana namwe muri uyu mwanya mwiza. Ndizera kandi ko iminsi mikuru ya Noheli yagenze neza, kandi nkomeje kubifuriza no kuzagira umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022. Imana ibanezeze, Imana ibahe ibyiza bitangwa nayo mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana rigiye kutuyobora. Tugiye gusanga mu rwandiko Yohana yanditse, urwandiko rwa gatatu, dusome urwandiko rwa gatatu, igice ni kimwe, dusome n'umurongo waho wa 2. Haranditse ngo, ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza, amen. Ndagira ngo kandi dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 33, dusome umurongo wa 14. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanya yuko cye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi? Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangireho umugisha nkakumenya izina. Amen, amen. Ndagira ngo dushime Imana. Ndagushimye Uwera wa Isiraheli ko waturinze kuva mu kwezi kwa mbere kandi kugeza mu kwa 12. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ibyo wakoze byose mu ijambo ryawe, uburinzi bwawe, turabigushimiye. Duha umugisha wawe n'ubundi ukomeze kutunezeza. N'umwaka ugiye kuza uzabane natwe mu izina rya Yesu, amen, amen. Ndagira ngo ntangire nshima Imana kuko yandinze nawe ikakurinda. Imana ihabwe icyubahiro, kandi nongere nkwifuriza umugisha mwinshi muri iri jambo ry'Imana, aho umwanditsi witwa Yohana yandikiye inshuti ye, umukozi w'Imana Gayo, umudiyakoni mwiza mu itorero wacumbikiraga abera. Akurikije amakuru yari amaze kumwumvaho, yumva ko yagiye acumbikira abera kandi hari abandi bari babishinzwe ariko batabikoze, ariko yumva ishyaka yarwanye. Arangije afata umwanya aramwandikira, kandi amwandikira nk'umushumba, amwandikira amusabira umugisha, amuhesha umugisha. Aravuga ngo, ukundwa, uwo nkunda by'ukuri, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. Mwene data, ndagira ngo ngusabire umugisha wo kugubwa neza muri byose. Iyo Bibiliya ivuze ngo muri byose, ubwo bivuze ko hari iby'amafaranga atanashobora gukora, hari n'ibyo abantu batakora, ariko ibyo bazakora, ibyo bazashobora gukora bazabigukorere, n'ibyo ubwawe wakwikorera uzabyikorere. Ibyo abaganga bakora, ibyo abantu bashobora kukugirira byakunezeza bazabikugirire, ariko hirya y'ibyo ibiva ku Mana, haleluya, ibishoborwa nayo kuko yitwa ishobora byose, izakunezeze kandi muri byose
muri byose. Iyo bavuze muri byose biravuze ngo ni mu buzima, kumva sante, ubuzima bwawe ari buzima, umubiri ari mutaraga. Imana iguhe umubiri mutaraga, hanyuma kandi iguhe kugubwa neza no mu bigendanye n'akazi. Imana ikwagurira imbago, ariko Imana iguhe kugubwa neza no mu bo ubana nabo mu muryango. Niba waragize umugisha wo kubaka urugo, ufite uwo mubana, ufite umufasha, ufite uwo mu izina rya Yesu uwo mwubakanye, azakubera umugisha, azakubera ukunganira, kandi azakubera ukunezeza. Ngusabiye umugisha nk'uko ijambo ry'Imana rivuze ngo kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Amen. Kugira ngo umuntu abe mutaraga, iyo bavuze ngo umuntu ni mutaraga, nuko nta na hamwe abataka. Imana rero izakugirire neza uyu mwaka, ikugenda imbere mu buryo bw'umwuka, uzarabagirane, uzuzura ubwiza bw'Imana, abantu bazagusoromeho imbuto z'umwuka nyinshi kuruta ikindi gihe cyose. Imana ihabwe icyubahiro, kandi uzagubwe neza no mu buzima bwa buri munsi kugira ngo urusheho gukorera Imana. Ibyo uzabigezwaho n'iki? Uzabigezwaho nuko wagiriye umugisha ku Uwiteka, maze ngo Uwiteka Imana ibwira Mose ngo uyu munsi ndababaye, sinzongera kugendana namwe. Hanyuma ngo imaze kubwira Abisiraheli ko ibavuyemo kubera ibyaha, ariko Mose ngo arayinginga, umuntu wayo wayigiriyeho umugisha, watonnye ku Mana, ngo aca bugufi arayibwira ngo Uwiteka we, emera kugendana natwe. Imana ngo arayihendahenda, nayo iramwumvira. Haleluya. Ndagira ngo izagendane nawe muri 2022, ikugenda imbere, ikugota imbere n'inyuma. Nibwo uzaruhuka, nibwo uzaba mutaraga, nibwo uzagubwa neza muri byose. Ubuzima butagira Imana nta buzima buba burimo. Hari abaririmbyi beza baririmbye, baravuze ngo ibimera ubuzima bwabyo buba mu butaka, hanyuma n'izuba n'ukwezi n'inyenyeri nabyo ngo Imana yashimye kubishyira mu isanzure, ngo ariko igeze ku muntu, isoko y'ubuzima bw'umuntu ngo iri mu Mana. Baravuga ngo nta Mana nta buzima. Mose aravuga ngo nutagendana natwe, ntudukure ino, tutari kumwe nawe nta buzima twaba dufite, ngwino ugendane natwe. Haleluya. Ngo Imana iramubwira ngo Mose we, kuko wangireho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze icyo ndagikora. Hanyuma ngo iramubwira ngo nzagendana nawe nkuruhure. Imana igendane nawe, izakuruhure. Ushobora kuzahura n'abashaka kukurushya n'ibishaka kukunaniza, ariko izakingura hakinze. Niba iri kumwe nawe, izagufata ukuboko nk'uko yafashe ukwa Kuro, ikingura hakinze. Izamenagura inzugi z'ibyuma, izacamo ibihindizo mo kabiri, kandi izagenda imenagura imisozi, kandi ahari umwijima izahabera umucyo, mu izina rya Yesu, kugira ngo ubone inzira udatsikira. Imana izaguhe kunesha icyaha cyakwizingiragaho vuba. Imana izaguhe kunesha, izaguhe kubana n'abana amahoro, kandi Imana igushyigikire, izashyirire hejuru izina ryawe kuko wayimenye. Ndagushimiye cyane, ndagushimiye cyane, kandi ngusabiye umugisha kuba mutaraga, kuba muzima muri byose, uruhuwe nayo. Imana ikunezeze mwene data, Imana ikunezeze mushiki wanjye, wakira umunezero, wakire kuruhurwa gutangwa nayo. Mose yamenye ubwenge bwo kugendana n'Imana. Nanjye ngusabiye umugisha wo kugendana n'Imana 2022. Ndabigusabiye ngo ibisigaye ibyiza, iby'igikundiro Imana itanga, ibiguhe mu izina rya Yesu. Igendane nawe, ikurebe neza, iguhe umugisha muri byose, mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo. Amen. Amen.